There are two things we should never have to chase. Ubundi hari ibintu bibiri tuba tutagomba kwiruka inyuma mw'abantu mwe mwese mu nkurikiye. True friends. Inshuti nyayo buriya ntago ugomba kwiruka inyuma. And true love. Ndetse n'urukundo rwa nyarwo ni ikintu utagomba kwiruka inyuma. People make time for who they want to make time. Kubera ko buriya ukuntu abantu bateye umuntu abonera umwanya washaka kuwubonera. Text and reply to people they want to talk to. Ndetse umuntu yandikira cyangwa agasubiza message uwashaka ko bavugana. Ntago si ngombwa ngo wizirike ku muntu atagushaka nta gusubiza nta nakwandikira. Nimba umuntu akomeje kukubwira ngo ndahuze buretse gato ndaze nkuvugishe buretse ndahuze uzamwizere mwana uzamwizere pe. Don't try to convince them otherwise. Ntuzigere ugerageza no kugira ngo umujambuze umubwire uti hoya reka tubanze tuvugane no mureke. Don't try to force them to make time for you. Ndetse ureke kumuhatiriza kugira ngo akubonere umwanya nimba ashaka kugenda mureke. If they want to, they will. Nagukenera azaza zizana zigarura. You can't force someone to have feelings for you. Buriya nimba ari ikintu cya mbere kibabaza nuko utakabaye uhatiriza umuntu kugira ngo kugirira amarangamutima. The genie and Aladdin could do everything. Muribuka inkuru ya filime yitwa Aladdin irimo akajini kaba gatanga ibyifuzo by'abantu ariko kadashobora gutanga icyifuzo cy'urukundo. Usibye icyo ngicyo rero nanone ntuzigere winjinjira umuntu ko agukunda. Ntabwo ukwiriye kwinjinjira umuntu ukakwitaho ndetse nta nubwo ukwiriye kwinjinjira umuntu. Ntabwo ukeneye kwinjinjira umuntu ngo agerageze kugukunda reka reka.